Ese nawe uhora wifuza ko ishinya yawe yaba umukara? Ndabizi ko hari abantu benshi bakubwiye ibintu bitandukanye ushobora gukoresha kugira ngo ishinya yawe ibe umukara, ariko ntibigeze bakubwira ko kugira ishinya y'umukara bishobora guturuka ku burwayi. Nta nubwo bigeze bakubwira ko hari uburyo ushobora gukoresha uhindura ishinya yawe umukara, ariko bukaba bwaguteza ikibazo cy'uburwayi budakira ndetse byakuviramo n'ingaruka zikomeye. Aka kanya rero reka nkubwire uburyo bwizewe wakoresha uhindura ishinya yawe umukara kandi ntibikugireho ingaruka. Mu buryo busanzwe ishinya y'umukara iterwa n'uturemangingo twitwa melanocyte, aritwo dukora icyitwa melanine cyangwa melanine. Iyo akaba ariyo ishinzwe gutanga ibara ry'uruhu ndetse n'ibara ry'ishinya, ibara ry'imisatsi yacu ndetse n'ibara ry'amaso. Iyo melanine ari nyinshi mu mubiri w'umuntu, uruhu rw'umuntu ruhinduka umukara cyangwa ugasanga umuntu ni igikara. Iyo yabaye nkeya, umuntu agira ubumuga bw'uruhu wita albinisme. Ba bantu usanga bafite uruhu rw'inzobe bikabije cyangwa se wavuga ko rwerurutse. Uretse rero uburyo bwa kamere butuma uruhu rw'umuntu cyangwa ishinya y'umuntu ubwo turayibara mu ruhu, ishinya y'umuntu ihinduka umukara, hari izindi mpamvu zishobora gutuma ugira ishinya y'umukara cyangwa ukagira uruhu rw'umukara. Cyane cyane ngiye kubabwira ku ishinya y'umukara. Muri izo mpamvu harimo nko kunywa itabi. Kunywa itabi bitewe na nikotine iba iri mu itabi ishobora gutuma melanine ziyongera mu mubiri wawe, bigatuma ishinya yawe ihinduka umukara kandi itari isanzwe ari umukara. Gusa icyo gihe ntabwo ari uburyo bwizewe wavuga ngo umuntu akugira inama ugenda unywa itabi kugira ngo uzakunde ugire ishinya y'umukara, kuko icyo gihe iyo shinya y'umukara yaturutse ku kunywa itabi buba ari uburwayi bwitwa smokers melanosis. Yaba ari indwara yaturutse kubera kugira nikotine nyinshi, ariyo yatumye melanine ziyongera, ariko iyo ishobora kuvamo uburwayi bukomeye uko igenda ikura, cyangwa se uko ugenda unywa itabi ryinshi bishobora kuzatuma noneho umubiri wawe ubigiriramo ikibazo. Ikindi gishobora gutuma ishinya yawe iba umukara nibyo bita tato. Abantu batera tato ku mubiri cyangwa hari n'abo bahinduza ishinya umubiri bakoresheje tato. Ziriya tato ziba zikoze mu kinyabutabire cyitwa siliva. Ikinyabutabire kirimo siliva rero gifite ubushobozi bwo guhindura ishinya yawe igahinduka umukara yari umutuku. Gusa ibyo ngibyo bishobora kuguteza ikibazo cy'amareriji, cyangwa se ushobora kugira ikibazo cya infection biturutse kuri ya tato bitewe n'uko bayiteye, cyangwa bigatuma ishinya yawe igenda ita iryinyo, igenda imanuka. Niyo mpamvu aha ngaha uba ugomba kwitonda mu gihe ugiye guteresha tato y'ishinya, ugamije ko ishinya yawe ihindura ibara ngo ive ku mutuku ihinduke umukara. Icyo gihe uba ugomba kwitondera ibinyabutabire bari bukoreshe, ukabanza ukareba niba hatarimo icyitwa siliva. Iyi siliva ikunda kugaragara no mu bihomo bakoreshaga bahomesha amenyo kera. Icyo gihe iyo siliva iyo yagwaga ku ishinya yashoboraga gutuma ishinya y'umuntu aho yaguye hahinduka umukara. Ikindi gishobora gutuma ishinya y'umuntu ihinduka umukara ni imiti. Hariho imiti cyane cyane yo mu bwoko bwa antibiyotike ishobora gutuma ishinya yawe ihinduka umukara itari isanzwe ari umukara. Muri make rero icyo gihe kiba cyabaye iyo miti nuko iba yatumye ziriya seli zitwa melanocyte zikora melanine nyinshi, bigatuma ishinya
yawe ihinduka umukara. Aha ngaha ni naho abantu benshi bakunze kuza bakababwira ngo hari byatsi twabonye ushobora kujundika bigatuma ishinya yawe ihinduka umukara. Aho twabishyira mu bwoko bw'imiti, kuko icyo gihe aba ari imiti nyine nubwo iba itaraciye mu nganda ngo itunganywe, ariko aba ari imiti y'ibyatsi uri gukoresha utazi n'ingano yayo, ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yahindura ishinya yawe igahinduka umukara. Ikindi gishobora gutuma ishinya yawe ihinduka umukara ni uburwayi bw'uruhererekane. Hari zimwe mu ndwara zishobora gutuma umuntu agira ishinya y'umukara, harimo nk'iyo bita Addison disease cyangwa se kanseri ya melanoma. Byumvikane ko rero niba harimo n'indwara, ntabwo bivuze ko igihe cyose umuntu uzabona ishinya yawe yabaye umukara kandi yari isanzwe ari umutuku, ntabwo bivuze ko byahindutse mu buryo busanzwe. Ntabwo wabifata nk'ikintu gisanzwe, icyo gihe ugomba kwihutira kwivuza, kuko bishobora no kuba ari ikimenyetso cy'iyi kanseri yitwa melanoma, kuko nayo ituma ishinya y'umuntu ihinduka umukara. Aha ngaha rero abaganga tugira inama abantu yo kugumana ishinya y'umwimerere wavukanye, aho kugira ngo ujye gukoresha ibintu utizeye ngo urashaka kugira ishinya y'umukara kubera ko ari esthetique cyangwa se ituma ubwiza bwawe bwiyongera, cyangwa se ugakoresha uburyo bwizewe bwa gakondo bw'umwimerere, ko nabwo burahari. Ubwo buryo rero bwizewe bwa gakondo bw'umwimerere ni ubuhe? Ni ugukoresha ibiribwa bishobora gutuma melanine yiyongera mu mubiri. Muri ibyo biribwa cyane cyane dukunze kuvugamo ibiribwa birimo poroteyine nyinshi, cyane cyane nk'ibihumyo, amata, ubunyobwa, amayepinari n'ibindi byinshi bibonekamo poroteyine zo ku kigero cyo hejuru. Icyo gihe rero ushaka guhindura ishinya, n'ahantu hose uzabona bakubwira ngo bahindura ishinya, uzite kuri ibyo bintu by'umwimerere, bitagusaba gukoresha ibintu biri artificiel cyangwa indi miti yo mu nganda. Icyo gihe nibwo uzavuga ngo ishinya yawe yahindutse umukara mu buryo bwizewe. Aha kandi nanone hari ikintu ukwiriye kwitondera niba wari usanzwe ufite ishinya y'umutuku ikaba yarahindutse umukara. Igihe cyose ubonye utudomo tw'umukara ku ishinya yawe, cyangwa ishinya yawe itangiye guhindura ibara nyuma yo gutangira imiti runaka, yaba ariyo muganga yakwandikiye cyangwa ariyo waguze muri farumasi, igihe ubonye ishinya yawe itangiye kubyimba cyangwa kuva amaraso, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga, cyane cyane muganga w'amenyo, kugira ngo bagusuzume bamenye ikiri gutera iryo hinduka ry'ibara ry'ishinya yawe, kuko ushobora gusanga biri guterwa n'uburwayi runaka ufite mu mubiri, ukaba aribwo buri gutuma ishinya yawe ihinduka, ukazabimenya byararenze urugero bitakibashije kuvurwa ngo bikire. Ndizera ko wakurikiye neza. Niba hari icyo ukuyemo, kanda like kuri iyi video unayisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye aya makuru. Kanda subscribe ukomeze kubona amavideo yacu ku gihe, maze ukomeze ugire ubuzima bwiza.